Reka nongeye kubaha ikaze hano kuri Key Property Rwanda. Nemere nk'ibisanzwe uyu munsi nakoze tuwa ahantu bita mu Busanza hafi ya Military, aho naje kureba ino nzu nziza iri kugurishwa miliyoni 120 kandi zirimo ibiganiro. Ni ahantu heza rero muri estate, ahantu heza cyane hatuwe, hasa neza cyane nk'umunota umwe cyangwa ibiri uvuye kuri kaburimbo ukagera aha ngaha. Urabona ko ni inzu nziza cyane duhereye hanze tukagera, urabona gate yayo ni inzu isa neza y'umweru isize neza. Aha rero tukajya muri parking, aho dushobora guparikamo imodoka ebyiri ziparitse neza nini, cyangwa se dutatu dutoya dushobora kujyamo, ariko ebyiri nini z'amajipe. Urabona ko ni inzu isize neza, umweru muzima, decoration nziza cyane. So urabona ko hejuru dufite rooftop, hariya terrasse, ariko reka sindi bujyeyo, ariko ubona ko ifite terrasse nziza cyane, cyangwa se njyeyo mbereke se uko bimeze. Ubona ko ni inzu isize umweru muzima. Reka nze ndajya kuri terrasse naho mbereke uko bimeze, murebe irasa neza. Inzira ijya kuri rooftop yacu cyangwa se kuri terrasse yacu hejuru, iyi rooftop nziza. Reka njyeyo mbereke ko iyi terrasse yacu uza hano ikaduha ubwiza, view nziza cyane. Urabona ko neighborhood ni perfect, nkuko urabona ko iyo kuri terrasse nuko bimeze. Reba neighborhood ni nziza. Reka tujye mu nzu n'imbere turebe. So tugiye mu nzu imbere turebe uko bimeze. Urabona ko hanze ni inzu nziza ifite inkingi nyinshi kandi nziza cyane. Reba n'amavaze baduhaye, urabona ko ni inzu ikomeye ifite ireme. Miliyoni 120 zirimo ibiganiro hano mu Busanza hafi na Military. Ni ahantu heza cyane, mwahabonye muri uyu mudugudu mwiza cyane. So karibu rero twinjirane mu nzu. Salo nziza yagutse, salo yisanzuye, isa neza cyane. Reba TV stand yacu ni nzima. Reba dufite iyi gypsum, urabona ko ni gypsum parafo, birasa neza cyane. Urabona ko ni salo nziza nini yisanzuye nkuko turi kugenda tubirebana. Kandi reka nkomeze kuha ikaze ku bantu mukomeje kuza hano bashyashya muri uyu muryango mugari wa Key Property Rwanda, aho dukomeje kugenda turebana ni iki kiri ku isoko, inzu zikodeshwa, izigurishwa, ibibanza. Ahantu hose turi tayari kubagirayo. Ufite inzu ushaka kugura, kugurisha, gukodesha, duhamagare dukorane, kandi turakora neza. Ni ibintu byiza cyane. Ni ugukoresha mu bintu bya friendship n'ibyo dukoreramo. Reka rero tuve muri iyi saramanje nayiberetse, tujye mu gikoni. Karibu mu gikoni cyiza cy'umweru, utubati twishi kandi duhagije dusa neza, muri kubibona. Ubona ko igikoni gisa neza cyane, umweru mwiza kandi uhagije. Igikoni kiriho open mo ukuntu, ubona ko birasa neza. So tuvuye mu nzu rero, reka turebe mu gikoni cyo hanze. Hanze nuko hameze ku bantu bakoresha amakara. Ubona ko dufite igikoni cyiza kinini kandi gisanzuye. Naho dufite indi nzira ijya mu gikari uvuye mu byumba mo hagati. Aha tukagira iki, inzu y'umukozi, ikigega cy'amazi ngikiriya. Tukagira hano inzu y'umukozi, ndetse aha naho tuba tuhafite dushe na toilette by'umukozi. Urabona ko iyi niyo dushe na toilette y'umukozi wacu. Ubwo twakomeza igikari cyo ni iki ngiki, kandi urabona ko ni igikari cyisanzuye ngiki. Hano naho kwanika imyenda, ukaza ugasubira hehe, ugasubira ku irembo, ugakomeza. Ubona ko ari usubira ku irembo. Reka rero tujye mu byumba tubisurane turebe. Aha rero tugiye guhita twinjira muri master room. Reka mbariho mbereka bwa mbere. Aha ngaha already tuba twageze mu cyumba cya master, gifite iyi dushe na toilette. Reka ndayibereka nyuma, tubanza tujye mu cyumba nyirizina. Urabona ko ni icyumba kinini kandi gihagije, cyisanzuye. Reba garde robe dufite hano, baduhaye garde robe nziza y'umweru. Ubona ko
irasa neza, amatara hariya ku mutwe w'igitanda, kandi noneho akarusho iyi master yacu ifite uyu muryango ugasohoka ukaza hanze ukagisesinga hano, ubona ko birasa neza cyane. So iyi ni bariko rero y'imbere kuri master room, ureba utu turabo ndetse na yanzira izamuka kujya kuri rooftop hejuru. So ubwo tumaze kureba iyi master, reka twinjirane dukomeze mbereke dushe na toilette ya master yacu. Ubona ko ni dushe nziza, na cya kirahure gikumira amazi, ubona ko birasa neza cyane. Wow, ubona ko ni dushe nziza cyane. Reba agasinki, buri kimwe cyose baduhaye hano ni cyiza cyane. So ubona ko reba naho gushyira amasume, ni dushe nziza cyane, toilette nziza, ubona ko hano ibintu byose ni sawa cyane. So ubona ko tumaze kureba hano, ubwo tugiye kureba ibindi byumba bitatu bisigaye tuvuye muri master. Iyo tuje hano rero kuri ruhande tubona ibyumba bibiri bisharinga dushe na toilette ndetse n'ino nzira ijya mu gikari. So reka turebe iki cyumba cya mbere hano kibanza. Ubona ko ni ibyumba biringaniye, bisize irangi rizima, bisa neza, ubona ko ni ibyumba bihagije. Icyumba ni kinini pe, kirahagije. None iki cyumba hamwe n'iki ngiki, n'iki uko ari iki cya kabiri, ubona ko nacyo ni icyumba kimeze neza. Uko muri kubibona kiraza kigahura bigahura muri iyi toilette, ari ibyumba bibiri. Muri kubibona ni ibyumba bibiri biri kuza bigahurira muri iyi dushe na toilette. Ubona ko ni nziza, imeze neza kandi irisanzuye ku byumba bibiri rwose, biza bikayisharingamo, tukajya ndetse n'yanze naberetse isubira mu gikari udaciye muri salo uvuye hano mu byumba. So tuvuye kureba hano rero, ubwo dushigaje icyumba kimwe cy'abashyitsi dufite kuri uru ruhande. Ubwo aha dufite icyumba cya kane cy'abashyitsi. Wow, ubona ko ni icyumba cyiza kandi ni inzu nziza rwose, ifite umwuka mwiza, amadirishya manini murabibona. Ahangaha iki ni cyo cyumba cy'abashyitsi. Ahangaha nako ni icyumba cyiza kandi kirihariye. So reka mbereke dushe na toilette y'iki cyumba. Ubona ko ni dushe nziza, imeze neza, ifite buri kimwe cyose nk'uko muri kwibona. So turi Kanombe rero, hano mu Busanza hafi ya military, kuri miliyoni 120 ziganirwaho uraza ugura ino nzu. My people, bantu banjye rwose mukomeze mubane nanjye kandi mushyigikire. Ubona ko maze kubereka ya nzu nziza. Reba nawe ino nzu iri white, miliyoni 120 ziganirwaho, Kanombe mu Busanza, ahantu heza, turi hafi ya military neza. Reba na ahantu heza hatuwe amazu mashyashya gusa. Zana miliyoni 120 zawe zirimo ibiganiro. Ino nzu uze tujye mu biganiro, twicare rwose tunegosiye. Ibyumba 4, dushe na toilette 3, sana saramanje, igikoni kiza mu nzu, parking n'imodoka 2 nini cyangwa se 3 ntoya hano zijyamo rwose. Ubona ko ni ibintu bizima, akazu keza cyane. Hano ukodesha ino nzu baraguha ibihumbi byawe 600 ya buri kwezi. So mpamagara rero kuri izo nimero ziri kuri screen yawe uyu munsi, gusura inzu n'ubuntu.